Shuti bakunzi ba TV7 mwongeye kwirirwa. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro tubungabunge. N'ubuzima bwanjye, n'ubuzima bwawe, reka dufatanyirize hamwe kububungabunga. Ni ikiganiro mugezweho na Ndizeye Giselle, mutegurirwa na TV7. Twongeye kubasuhuza inshuti za TV7 kandi inshuti z'ubuzima. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro cy'ubuzima tububungabunge. Ni ikiganiro mugezweho nanjye Ndizeye Giselle, mutegurirwa na TV7. Uyu munsi tugiye kongera kuganira ku biyobyabwenge. Ibiyobyabwenge ni ikibazo gihangayikishije cyane haba ababyeyi ndetse n'igihugu muri rusange. Uyu munsi rero turaganira n'abantu batandukanye bagende batubwira ikiri gukorwa cyangwa se ingamba zihari kugira ngo iki kibazo gicike burundu. Muri aka kanya rero turi kumwe n'umutumirwa watugendereye muri studio zacu anatwibwira. Murakoze Giselle, nitwa Buhura Ntukanyagwe Valence, nkaba ndi umujyanama wa leta mu mategeko muri service ishinzwe kugira inama leta mu mategeko muri Minisiteri y'Ubutabera. Murakoze cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu, tukagira ngo nkuko twese turabizi cyane ko iki kibazo cy'ubuyobyabwenge gihangayikishije, ariko none turagira ngo nk'umunyamategeko utubwire ku mategeko agenga cyane kugira ngo akemure iki kibazo cy'ibiyobyabwenge haba ku muntu ubinywa ndetse n'umuntu ubigurisha. Murakoze. Amategeko y'u Rwanda afite uburyo yateganyije ibintu bijyanye n'ibiyobyabwenge. Harimo rero uburyo ndi buvuge ko ari bubiri. Uburyo bwa mbere ni amategeko agenga ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu buryo bwemewe n'amategeko. Icyo cyagutangaza cyane kubera ko kwa muganga buriya harimo ibintu twita nk'ibiyobyabwenge ariko byo bakoresha nk'imiti. So ubwo abaganga mubonanye bazagusobanura neza, ariko ubundi imiti harimo uburyo bwemewe, kuko harimo n'uburyo nka buriya wenda bakubwira bati heroine ishobora gukoramo ibintu bijya kumenyera nka za anesthesi, sinzi bijya muri ubwo bwoko bwa gutyo. Ni ukuvuga rero harimo uburyo biriya bintu bikora. Aho rero hariho itegeko riri muri rusange rivuga riti amoko y'ibiyobyabwenge, harimo ibiyobyabwenge birindwa ku buryo bungana gutya, harimo imiti ishobora gukoreshwa n'ibiyobyabwenge ariko yaragenewe kuvura ikindi kintu. Ubu uzasanga umuntu akubwira ngo uriya ngo anywa ibinini, ni imiti ubundi yakabaye iri kwa muganga ariko abantu bahinduramo ibiyobyabwenge. Rero hariho amategeko agenga imikoreshereze y'ibyo bintu. No mu buganga hakabamo n'irindwa cyane, hakabaho n'iyoroheje nyine, ariko yagera mu maboko y'abantu twavuga ko batari beza nyine, yaba ari umuntu w'umufarumasi, ashobora no kuba n'umuganga akayandikira umuntu, cyangwa se umufarumasi akayigurisha umuntu utanayandikiwe kwa muganga, bakayikoresha nabi. Icyo kigahita nacyo kiba ikindi kiyobyabwenge tugeze, ariko mu by'ukuri cyinjiye ari nk'umuti. Urumva rero icyo ni ikindi. Rero hariho itegeko rigenga ibyo bintu. Hakabaho rero itegeko nanone twavuga n'iteka rya minisitiri rigenga uburyo bwo gushyira, rituma mbese habaho komite y'igihugu ihuza za minisiteri zitandukanye, ariyo naje nahagarariye uyu munsi, ishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge. Iryo naryo ryerekana inshingano nyinshi, rigatanga n'inshingano y'uko ari ifasha minisitiri w'ubutabera, kuko rya tegeko rindi navugaga ryerekana ko minisitiri w'ubutabera ari ugomba no kugena ibi biyobyabwenge. Ibi biyobyabwenge rero ikintu kiba ikiyobyabwenge gute, ni uko bagipimye bagasanga cyabaye ikiyobyabwenge kubera ibi gikoze. Hakabaho rero noneho n'ibindi biyobyabwenge byo duhita tumenya burundu. Ubwo ndacyari kuri ya modeli, ni ukuvuga urumogi rwo rurazwi ni ikiyobyabwenge, kokeni bibonetse ni ikiyobyabwenge, nta kindi cyo wibazaho. Heroine ibonetse n'izo bajya bita za mugo, iyo zibonetse uhita wumva ko ari ikiyobyabwenge. Ariko ubundi
harimo bindi nyine biza nk'izi byo kunywa utahita uvuga ngo iki ni ikiyobyabwenge cyangwa ni ikiyobyabwenge, ugomba gupima ukamenya ibirimo kugira ngo uvuge uti kino kintu ni ikiyobyabwenge. So rero ubwo uru ni kote imwe y'amategeko, ni amategeko agenga ibyo bintu uko biteye byose. Noneho hakaza amategeko arinda no guhana. Yego. Ni ukuvuga tugira itegeko ntoza rihana, igitabo gikomeye mu mategeko kigenga amategeko ibyaha n'ibihano. Iryo rero rikubiyemo ibihano, hakabaho n'iry'umwana, iryo kurinda umwana. Iryo naryo rikubiyemo ibirindwa umwana, harimo n'ibiyobyabwenge n'ibisindisha bindi. Kurumva ku muntu mukuru wundi tureba ibiyobyabwenge, ariko ku mwana wo duhita tunareba n'ibyo bisindisha. Hamwe n'ibiyobyabwenge, umwana ni umuntu utaragize imyaka 18. Muri make ni ko ayo mategeko ateye. Tubwire guhana ku muntu wanyweye ibiyobyabwenge mu muhana muti. Amategeko hana y'u Rwanda ateganya guhana umuntu mu buryo, kuko ubundi uhana icyabaye. So duhera tuvuga ngo bahana, tuvuga uwuhinga. Tuvuze guhinga ubwo ni urumogi, ntabwo turi buvuge ngo wahinze kanyanga cyangwa wahinze kokeni cyangwa wahinze heroine. Agahana gukora. Kanyanga ishobora gukorwa, heroine ishobora gukorwa, ibintu bimwe na bimwe nk'ibyo na za nzoga z'inkorano. Agahana guhindura ya miti tugiye kuvugaho, ushobora kuyihinduramo ibiyobyabwenge, kandi wenda yari yaje kukandika ku kindi kintu, ukaba wayahindura. Icyo nacyo kigahanirwa. Umuntu agahanirwa nanone kugurisha. Ni ukuvuga uyu muntu wese ucuruza ibiyobyabwenge arabihanirwa. Hakabaho kubika. Umuntu araje nyine arakubikishije. Iyo bakubikishije ibyo bintu, inzego z'umutekano cyangwa ubundi akaburira bikagaragara, icyo gihe urumva ugomba kubizira, ugomba kubihanirwa kuki wabibitse. Noneho hakabaho kunywa. Ubwo ni kimwe nanone mu rundi buryo twavuga abakoresha ibiyobyabwenge, abanywa nyine ibiyobyabwenge. Kunywa rero ubundi twakavuzemo nk'urumogi, harimo no gutumura, kuko ubundi muri definisiyo y'ibiyobyabwenge ushobora no kubitumura, kubikurura. Ushobora no kubinywa nyine nka biriya birimo nk'inzoga nyine, ibyo byose, cyangwa ukabyitera. Ibyo byose birahanirwa. Ubundi ikindi nyine ubwo cy'umuntu yavuga, tugarutse ku bana, umuntu ushoye umwana mu biyobyabwenge nawe arabihanirwa. Aba bantu bahanwa gute? Cyane cyane ndashaka kuvuga ku wagurishije ndetse n'uwafashe ibiyobyabwenge, wanyweye ibiyobyabwenge, bahanwa gute? Urebye mu mategeko iyo dufite ubu ngubu turanavuga ko ibihano bitari bikabije cyane, ariko itegeko riri hafi gusohoka ko ryararangiye. Urebye ryo ryakubiye inshuro 2, ariko ubundi igihano kiri hagati y'umwaka n'imyaka 7. Icyo dufite ubu. Icyo gihe muri icyo gihano ni ukuwagurishije cyangwa ni ukuwanyweye ibiyobyabwenge? Ubwo ngubwo uwanyweye we biba biri hasi urebye, ariko uwugurisha ubundi n'ujya kuri hejuru, n'uwo ufata porofo n'ujya hejuru. Nk'umunyamategeko rero dusoza, turagira ngo ugire ubutumwa utanga ku banyarwanda muri rusange, by'umwihariko kugira ngo n'aba bandi babona abantu bari kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se babicuruza bajye babatungira agatoki kandi batange amakuru ku gihe, kugira ngo ibiyobyabwenge bireke kuguma kwangiriza urubyiruko aribo Rwanda rw'ejo. Murakoze cyane. Ikintu abantu tugomba gutekereza, buri ubuzima ni bwiza, dukunde ubuzima, twikunde, kandi tumenye ko ndiho nawe uriho. Kugira ngo mbeho neza nuko ufite ubuzima bwiza n'undi afite ubuzima bwiza. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga buri muntu agomba kurwana kugira ngo we atabigwamo. Ariko nanone
n'undi nawe amenye no kuba yatanga amakuru ko arimo arokora ubuzima, arimo ararokora ubuzima, arimo ararokora imbaraga z'igihugu zirimo zangirika, arimo ararokora byinshi, amafaranga azajya kuvuga kuko tujya kuvuza abantu ku mafaranga menshi, harimo n'abafungwa nabwo ni ukufungwa nabwo ni ukumutunga, kandi nta nubwo ari cyo cyakabaye cy'ingenzi igihe umuntu ari muzima, ahubwo yakabaye arimo yubaka abandi. Muri make rero hakenewe ubufatanye, abantu bakamenya ko amategeko harahana, ariko n'utanga n'amakuru, abantu ntibatinye gutanga amakuru kuko baba barimo bifasha, banafasha n'igihugu, banafasha na wa muntu wo banavuze. Rimwe na rimwe bumva ko wenda ari bunabarakarire, ubundi hakaba hanavaho n'inzangano, ariko bamenye ko burya n'umwana uramuhana akarakara, ariko ejo akamenya ati wa muntu yaramfashije. Nkeka ko ari wo mutima dukwiriye kugira wa kimuntu, tukamenya ngo kino kintu ninkikora ndaba nifashe, ndabafashije n'uriya muntu, nubwo uyu munsi yandakarira, ejo azamenya ko namufashije. nk'uko nabibabwiye rero ko turi kumwe n'abantu batandukanye, tugenda tuganira ku kibazo cy'ibiyobyabwenge kigenda kiduhangayikisha. Reka duhere kuri muganga wabanza ukatubwira, ese iyo umuntu yanyweye ibiyobyabwenge ni biki byangiza mu buzima bwe bwa buri munsi? Bigira ingaruka ku muntu wa ndani, ku muntu utekereza, ufata ibyemezo. Uretse ibyo ngibyo bimugira ingaruka ku mubiri, bikunda gutera indwara z'umwijima, indwara z'impyiko, indwara z'imitima, indwara z'ibifu, bigatera n'amakanseri atandukanye. Ikindi bitera n'indwara zo mu mutwe. Reka tugaruke noneho hano muri Minisiteri y'Urubyiruko. Ese kubera iki muri kino gihe urubyiruko ruri kunywa ibiyobyabwenge cyane? Biraterwa n'iki? Tugendeye n'ibyo twahuye nabyo kubakirwa iwawa, akenshi usanga ari ikibazo cy'uburere bwo mu rugo. Ikindi kirimo ni ikijyanye n'ubukene, hari abananirwa kubyihanganira bakishora mu biyobyabwenge. Ikindi ni ibibazo bitandukanye bitewe n'ibihe twanyuzemo bya jenoside, ugasanga umuntu bimubanye umuzigo, akavuga ati nibura nsomye ku kayoga, nsomye ku gatabi, nabona ibitotsi, noneho yazasomaho akagendanira ko. Ikindi nko mu rubyiruko ni ikijyanye n'agakungu kurungana cyangwa amatsiko, ndetse n'amatsiko, ugasanga urubyiruko ruraho agize amatsiko atari ku bundi, abandi bakanywa ko mbona biba byiza, abandi bakamubwira bati kugira ngo ube umugabo nyamugabo tunakwiyumvemo, ngwino usomeho, yasomaho akagendera ko. Umuganga birashoboka iyo wamufashe ibiyobyabwenge, birashoboka ko wagaruka mu buzima busanzwe, ukongera ibitekerezo byawe bikajya ku murongo, ugakora neza? Birashoboka cyane iyo ubimenye hakiri kare ukivuza, ingaruka zitarakubaho nyinshi. Wumvise ko ingaruka ziri ku bice byinshi bitandukanye by'umuntu, iyo ubitangiriye hakiri kare rekipera. Noneho niyo wanatinze ntabwo tukureka, nabwo hari uburyo umuntu akoresha, ariko usanga bugutwara igihe kirekire kugira ngo wongere usubire mu nzira wari urimo. Twese tuzi ko hari ikigo ngororamuco aricyo kiri iwawa. Ese kiriya kigo iyo umwana w'urubyiruko cyangwa se umwana w'umusore yagiyeyo, ni iki kibanze cya mbere mubanza kumufasha? Umwana urubyiruko iyo rugiyeyo, iyo rugezeyo, icya mbere baramwakira. Iyo bamaze kumwakira ni nko kumusuzuma, baramusuzuma bakareba uyu muntu wari uri hanze wabaye igihe kirekire mu biyobyabwenge aje ateye ate. Bagasuzuma mu mubiri bakareba indwara ashobora kuba yararwaye kubera biriya biyobyabwenge, cyangwa ubuzima yabayemo. Abenshi baba barwaye indwara zo ku ruhu bibona, abenshi hari ababa barwaye igituntu, ntabwo wahita umushyira hamwe n'abandi, ashobora kubanduza. Bakareba ese uyu muntu ibibazo byo mu mutwe ni ibihe, kugira ngo babashe kuzamuha ubujyanama no kumukurikirana byihariye. Iyo ahageze rero bakaba bamaze gukora ibyo bizamini, barareba bakabashyira nko mu byiciro, ndetse buri wese bakamukorera ifishi ye kugira ngo bamumenye uko bamukurikirana byihariye. Ubwo rero bamara amezi 6 babakurikirana, babigisha indangagaciro, babereka uburyo umuntu ashobora gusubira kuri gahunda, babereka ibibi by'ibiyobyabwenge. Ikindi bakabigisha gahunda za leta. Iyo rero bavuye aho
bakurikizaho ikindi gice cy'amezi 6 cyo kwiga imyuga. Ariko nk'uko mubizi, iyo wanyweye ibiyobyabwenge cyangwa wagize ibibazo nyine nk'ibyo ngibyo byo kunyura ku ruhande, ntabwo mu mezi 6 gusa byabigiye ku murongo, nk'uko byafashe igihe n'ubundi nabyo bifata igihe kugira ngo usubirane. Barakomeza rero bakurikirana kugira ngo basubirane, kugira ngo azasohoke. Ubwo iyo myuga bayiga bayifatanya no gukurikiranwa n'ubujyanama mu bijyanye n'imyitwarire myiza no gusubirana mu buzima busanzwe. Muganga, ugira ngo ugire ubutumwa utanga? Inama rero nagira abantu ni uko ugize ikibazo icyo ari cyo cyose yakagombye kuza kureba muganga. Ntabwo turi abacamanza, ntabwo dufunga abantu, turi hano kugira ngo dufashe abantu bafite icyo kibazo. Rero mwe mwese mukomeje gukurikirana kino kiganiro, nongere mbabwire ngo n'ubuzima bwawe n'ubuzima bwanjye, reka dufatanyirize hamwe kubungabunga tuburinda ibiyobyabwenge. Ndakwibutsa ko ibiyobyabwenge ni ikibazo kiduhangayikishije cyane. Nimba ubona abana banywera munsi y'urugo rwawe ibiyobyabwenge, ntutanga amakuru, ntunabegere ngo nabaganirize kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kubungwabungwa. Ejo umwana wawe ntabwo azajyayo ngo nawe ubuzima bwe bwangirike. Reka rero twese tube maso kandi tubere maso igihugu cyacu, buri wese abere ijisho rya mugenzi we. Ndabashimira mwe mwese mwakomeje kubana natwe, mukomeze mugire ibihe byiza, munogerwe na gahunda za TV7, naho ubutaha muhorana Imana.